Ndabashuhuje cyane, nitwa Umutesi Delphines. Na channel yanjye ya YouTube ni Umutesi Delphines. Ndabashimiye cyane mbere na mbere kuko munkurikirana kuri channel yanjye. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Ndashima ukuntu mukurikirana ijambo ry'Imana, mukurikirana indirimbo z'Imana zo kuramya no guhimbaza Imana. Mu izina rya Yesu Kristo mbasabiye umugisha. Imana ibaha umugisha kandi ndabishimira, ndabakunda cyane. Maze iminsi narabuze ntashyiraho ijambo ry'Imana, ntabwo ari uko nacecetse cyangwa se nacitse intege cyangwa nasubiye inyuma, ahubwo kuyoborwa na Mwuka Wera nibyo byiza kandi niby'agaciro. Rero uyu munsi ngarutse mbasuhuzana n'abashimira. Kubatanzi n'ubundi nivuze ni Mutesi Delphines, na channel yanjye niko yitwa. Imana iduhana umugisha ibirenze ibyo. Rero uyu munsi numvishe nejejwe no kugira ngo twiganirire ku ijambo ry'Imana. Mwuka Wera yashyize mu mutima wanjye, nanjye numva ngomba kurisangiza ubwoko bw'Imana. Umuntu wese uri mu nzira ijya mu ijuru, umuntu wese uri mu nzira yo gukizwa, inzira y'umusaraba, abaruhutse n'abatararuhuka, mwese ndabifuriza kugira ngo dusangire iri jambo ry'Imana ryiza riri muri Bibiliya. Tugiye gusoma rero muri Ezekiya. Reka dutangirire ku murongo waho wa mbere. Haravuze ngo, maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, uvugane n'ubwoko bwawe, ubabwire uti, ninteza igihugu inkota, abantu bo mu gihugu bakishakamo umuntu ngo bamugire umurinzi. Turakomeza turangije umurongo wa kabiri, turakomeza ku murongo wa gatatu. Nabona inkota ije iteye igihugu, akavuza impanda ngo aburire abantu. Turakomeje ku murongo waho wa kane. Maze uzumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku mbuzi, inkota yaza ikamurimbura, amaraso ye abe ari we azabazwa. Reka tube tugarikiye aha ngaha ku murongo wa kane. Mwumvishe ukuntu twatangiye tuvuga ijambo ry'Imana. Ndabinginze muryumve mutuje, muryumvane ubwenge. Iri ni ijambo rikomeye, riraburira ubwoko bw'Imana, riravuga kubaburirwa, rikavuga no kubaburira. Haleluya. Reka dukomeze ku murongo wa mbere. Havuze ngo, maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, mwana w'umuntu, uvugane n'ab'ubwoko bwawe, ubabwire uti, ninteza igihugu inkota, abantu bo mu gihugu. Reka wenda tube tugeze aha ngaha. Ijambo ry'Uwiteka ryanjeho uyu munsi, rirambwira ngo mburire ubwoko bw'Imana, mburire ubwoko bw'Imana kugira ngo babashe kuva mu rujijo. Abana b'Imana bamenye Imana nyamana. Ngo, mwana w'umuntu, uvugane n'ubwoko bwawe, uvugane n'ab'ubwoko bwawe, ubabwire uti, ninteza igihugu inkota, abantu bo mu gihugu bakishakamo umuntu ngo bamugire umurinzi. Ngo nateza igihugu inkota, ngo abantu bo mu gihugu bakishakamo umurinzi. Abantu bo mu gihugu kwishakamo umurinzi rero nta kundi. Abashumba, iri jambo ndabona ririmo kubwirwa abashumba. Abashumba bahiswemo kubwiriza, kuburira, kwatuza, kwicujisha abantu, mbese kwigisha abantu. Reka mbivuge mu rurimi rworoshye, kwigisha abantu. Aribyo nanjye aka kanya ndimo gukora, kuko nanjye nahiswemo n'Uwiteka Imana, Umwami Yesu, Umwuka Wera anyobora kumbwira ngo bakishakamo umurinzi.
nabona inkota ije iteye igihugu akavuza impanda ngo aburire abantu. Reka mbabwire, tugeze mu gihe cya nyuma, tugeze mu gihe umuntu wese akwiriye kumenya Imana bene data, tugeze mu gihe buri muntu wese akwiriye gucunga izamu rye, tugeze mu gihe gikomeye cyane umuntu wese akwiriye kumenya Imana nyamana, akamenya inzira arimo mbi y'ibyaha akayivamo, ariko anayibwirijwe. Natwe twamaze kubimenya, abibwirijwe nawe wamaze kubimenya. Tugeze mu gihe umuntu akwiriye kumenya Yesu amubwirijwe nawe wamaze kumumenya, amubwirijwe nanjye wamaze kumumenya. Aka kanya navuga ati ndimo ndavuza impanda, inkota y'Uwiteka igiye kuza. Ndimo ndavuza impanda. Hano ijambo ry'Imana riravuze ngo nabona inkota ije iteye igihugu akavuza impanda ngo aburire abantu. Umwami Yesu ari hafi kuza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo azaza nk'umujura. Iyaba yaza agateguje wabasha kwitegura, iyaba wagiraga amahirwe ukazamenya ngo azaza ejo wabasha kwitegura. Ariko ndavuza impanda, ndaburira abantu ngo muve mu byaha, mukurikirane Umwami Yesu, mweze ubugingo bwanyu, mutunganye ubugingo bwanyu kurusha uko mutunganya uyu mubiri mwambaye, kuko uyu mubiri wo uzasigara mwiza, uyu mubiri wo uzaba. Nagiraga ngo nkubwire ngo wowe nkurikiye aka kanya, irebeho ibidatunganira Imana byose ubivaneho, kizwa. Ibyaha ni byinshi, uriyizi wowe uko wiyumva. Ndababwira abasinzi, ndababwira abasambanyi, ndababwira abanyeshyari, ndababwira abarozi, ndababwira abatukanyi, ndababwira abakora ibyangwa n'amaso y'Imana ngo nimwihane. Umwami Yesu ari bugufi kuza. Ndimo ndavuza Imana, ndasoma ijambo ry'Imana ryanditse muri Bibiliya. Ufite uburenganzira nabwo gusoma Bibiliya yewe ukumva ijambo ry'Imana. Reka twikomereze ku murongo wa 4 ngo maze uzumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku mbuzi, inkota yaza ikamurimbura, amaraso ye abe ari we uzabazwa, amaraso ye abe ari we azabazwa. Ngo maze, reka turisubiramo iri jambo, ngo maze uzumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku mbuzi, inkota yaza ikamurimbura, amaraso ye abe ari we azabazwa. Ijambo ry'Imana hano riravuze ngo nimvuze impanda ukayumva, nkakuburira niva mu byaha ukabyumva ntubivemo, amaraso yawe uzayabazwa. Ko njye mba narangije kuko ari iki? Kuvuza impanda nyine. Ubu narangije kukuburira, nakubwira ngo va mu byaha, hunga udapfa, hunga inkota y'Uwiteka, hunga umujinya w'Imana uraje. Nakuburiye, ni wowe uri kumvira ijambo, ni njyewe uri kurivuga, ndakubwira nanjye nibwira, nawe bwira undi. Hererekanya ijambo ry'Imana, vuza impanda. Kandi ijambo ry'Imana riravuze ngo maze uzumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku mbuzi. Uzumva ijwi ry'impanda wese ntiyite ku byaha bye, ntiyite mu gukiranukira Imana, ntiyite ku iri jambo ngo aryinjize mu mutwe. Nguwo Bibiliya iravuze ngo inkota yaza ikamurimbura, amaraso ye abe ari we azabazwa. Aka kanya ndakuburiye, ihane ibyaha byawe, ibigutandukanya n'Imana byose bishyire ku ruhande. Inkota iraje, utazabazwa amaraso yawe, kandi naravugije impanda. Nagira ngo wenda musobanurire ibyaha. Mbese nababwiye ngo kunywa inzoga, gusambana, ishyari, kuroga,
aka kanya hariho ibyaha byinshi. Aka kanya Shusho Media yabaye isoko. Jewe ntuye mu Ruhengeri i Musanze, reka nyigeranye wenda nk'isoko rya Goyiko. Utangiriye ku isoko rya Goyiko ku itaje yo hasi, ugera ku ya kabiri hari ibicuruzwa, ku wa gatatu hari ibicuruzwa, gutyo kugeza igihe uyirangirije. Shusho Media nayo rero ni agatare, ni isoko. Winjiramo ufite ibyo ushaka. Hariho ijambo ry'Imana ry'ukuri, hariho ababeshyi babigize umwuga, hariho ibikozasoni, hariho intambara, hariho ibintu byose biriho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ahangaha ijambo ry'Imana riravuze ngo inkota yaza ikarimbura amaraso ye abe ari we azabazwa. Iri jambo ushobora kubuhora uryumva buri munsi, ariko noneho aka kanya ugira umugisha wo kuryumva rivuye mu kanwa kawe. Ni Imana yarishyizemo, nyobowe na Mwuka Wera. Ijambo ry'Imana riravuze ngo tuvuze impanda, mvugije impanda, haleluya, mvugije impanda, ndaburira, ndarangurura hose ku mpande enye z'isi. Reka bwoko bw'Imana, reka nshuti za Yesu murimo kunyumva, irebeho wigenzura ahantu hose ikigutandukanyije n'Imana cyose ugikureho, kuko impanda irimo kuvuga. Nshuti yanjye utarakizwa, utaritandukanya n'ibibi, ndakwinginze hanga amaso yawe ku musaraba, ihana ibyaha byawe. Dore inkota iraje kurimbura, kandi izakurimbura kuko wumvishe impanda, ariko ntabwo warinze ubuze. Ijambo ry'Imana rivuga ntabwo warinze izamu ryawe, wumvishe impanda urahinyura. Aka kanya impamvu ndimo kubikubwira, kera nanjye barambwiriza nditanga urugero. N'ubu njya mpura n'abakozi b'Imana, numva bambaje ati Mutesi, ni wowe uri kuvuga Imana? Yego ni njyewe. Ese kubera iki? Sinari nzi ko bitashoboka, kuko barambwiriza nkajya nanga kumva, nkanangira umutima ndetse nkanabatuka. Ariko icyo gihe abambwirizaga bavuzaga Imana. Urubanza rw'amaraso yanjye rwabavuga, haleluya. Urubanza rw'amaraso yanjye ruba rukuvuyeho, kuko wavugije impanda, wavuze. Ahubwo mbabazwa n'ikintu kimwe, kuko abavuzaga impanda icyo gihe bambwira iby'Imana, njyewe mbabaza aka kanya nti mbese wowe uracyabirimo? Ati ni gake naracogoye. Wambwiraga Yesu utakurimo. Bakozi b'Imana bavuga butumwa, reka tuvuge Yesu uturimo, haleluya. Reka tuvuge Yesu uri muri twe, kugira ngo nitunamuvuga na wa wundi tumubwiye ataza gushidikanya, ahubwo avuge ngo nibyo. Ubuhamya bwigende. Aka kanya umwe n'umuntu wambwirizaga, njyewe nkamutuka simwumvire, yambona aka kanya ndi kuvuga Imana, ndi kuramya no guhimbaza, ndi kubwiriza ubwoko bw'Imana, ndi kuvuza impanda, aravuga ati Kristo ushimwe, kubera kuko numvishe ijwi ry'impanda. Ndakwinginze aka kanya nimba utari wakira Umwami Yesu nk'umukiza wawe, ndakwingingira kumva impanda, ndakwingingira kumvira ijambo ririmo kumvamo. Mwuka Wera aravuze ngo haleluya, ngo ni nkusobanurire iri jambo uryumve. Va mu byaha, va mu byo urimo, va mu byo uhanze amaso. Abantu bahanze amaso ku bintu aka kandi butunzi, abantu bahanze amaso ku mafaranga. Umuntu arajya kuri Shusho Media akavuga ibintu, akavuga n'ibyo Imana itamubwiye, kugira ngo YouTube imubarire amafaranga. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo va ku bintu uhanze amaso, umvira impanda, inkota iraje, kuko ejo nuramuka upfuye warumvishe iyi mpanda, amaraso yawe uzayabazwa n'ubwawe. Ubugingo bwawe buri mu biganza byawe, kuko njyewe navugije impanda, narangura kandi naranguruye hose. Duhanze amaso ku bintu, duhanze amaso ku mafaranga, ku mazu, ku mamodoka, ku butunzi bw'isi. Ariko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo azaza nk'umujura
ntabwo azateguza. iyo batwamenyaga igihe umujura azira twakinga cyane, inzu twazubakisha ibyuma gusa kugira ngo atazacukura inzu, ariko ntabwo wamenya igihe azira ngo Kristo azaza kumujura kandi ari hafi kuza. Ni ukuri impanda y'Imana irimo iravuga, ndimo ndavuza impanda ndarangurura hose. Umvira umwami Yesu umwami w'umukiza wawe, mwemerera kuyobora. Yesu afite byose, afite ubutunzi bukomeza atari ubwo tuzasiga hano mu isi. Mu gihe ibyo turimo kurwanira nabyo tumazeho amahoro, aka kanya napfa, aka kanya wapfa, nta kintu na kimwe uzajyana bidufasha kubaho muri iyi si. Reka dusabe Imana yo mu ijuru izadufashe kubibamo, ariko tubibanemo neza n'abandi amahoro. Imana yo mu ijuru ishimwe, Imana ishobora byose iguhe ubwenge bwo gusobanukirwa. Ese urimo kurwana n'ibintu uzajyana mu ijuru? Ese ibyo urimo n'ubutunzi bwawe? Abantu barapfa buri munsi, turabona inshuti zacu ziragiye, abo tunganye baragiye, abato baragenda, abakire n'abakene baragenda buri munsi. Turabizi neza ko nta kintu bajyana, ariko umwanzi Satani arakomeje kuduhumya amaso, akomeje kudupfundikira amatwi yacu. Ni byiza kuba tubifite. Imana ishimwe kuko ibiduha, kandi ndayishimiye kuko ari Imana igira neza, itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro. Reka mbabwire, dukeneye ubwenge bwo kugira ngo tweze ubugingo bwacu, kuko uyu mubiri uzasigara mu isi, wavuye mu gitaka uzasubiramo. Reka tweze ubugingo bwacu kugira ngo tubashe kubana n'Imana, kugira ngo tubashe kurokora ubugingo bwacu, tutazabazwa amaraso yacu. Reka twikomereze ku murongo wa 5 ngo yumvise ijwi ry'impanda ariko ntiyita ku mbuzi, amaraso ye abe ari we azabazwa. Ariko iyo yumvira imbuzi nayita kuburirwa, yumva kuburirwa. Ngo ariko iyo yumvira imbuzi aba yarakijije ubugingo bwe. Haleluya! Iri jambo ry'Imana ryumve, reka ndisubiremo. Ngo yumvise ijwi ry'impanda, ngo ariko ntiyita ku mbuzi, amaraso ye abe ari we azabazwa. Ngo ariko iyo yumvira imbuzi aba yarakijije ubugingo bwe. Ndakwifuriza muntu w'Imana kumvira iri jwi ry'Imana. Ndakwifuriza kumvira iri jwi kugira ngo ukize ubugingo bwawe. Haleluya! Kugira ngo ukize ubugingo bwawe, kuko aka kanya ikintu gikenewe gukira n'ubugingo. Haleluya! Umubiri wo ni umubiri upfa, ni umubiri udufasha ahangaha kubaho, ariko ni umubiri utwinjiza mu rupfu. Twakwinjira mu rupfu, urupfu rukawica, umubiri ugasigara. Ngo ariko iyo yumvira imbuzi, iyo yumvira kuburirwa, ngo abakijije ubugingo bwe. Haleluya! Ngo abakijije ubugingo bwe. Aka kanya njyewe icyo nshaka gukiza ni ubugingo bwawe. Aka kanya ndakwifuriza gukiza ubugingo bwawe. Haleluya! Reka dukize ubugingo, kuko ubugingo nibwo buzabona Imana, ubugingo nibwo buzatura hera, ubugingo nibwo buzaba muri paradizo, ubugingo nibwo buzahembwa, nibwo haleluya! Ubugingo nibwo buzabona Imana, kandi ubugingo nibwo buzarimbuka. Icyitondere, aka kanya wakiza ubugingo bwawe. Aka kanya ubugingo bwawe wabuhitiramo kuzabona Imana. Aka kanya ubugingo bwawe wabuhitiramo kuzarimbuka bugakongoka. Haleluya! Ndabwira aho nkurikiye, ijambo riravuze ngo iyumvise ijwi ry'impanda, ngo ariko ntiyita ku mbuzi, amaraso ye abe ari we azabazwa. Wumvishe iri jambo ndimo kurigusomera, ndimo kurigusobanurira, ariko ntabwo witaye ku mwanya nshyizeho wo kugira ngo nkuburire, nkubwire iri jambo. Amaraso yawe ni wowe uzayabaza. Ufitemo amahitamo abiri. Ufite gupfa no gukira mu biganza byawe. Ufite kurimbuka cyangwa kujya mu ijuru, ubifite mu biganza byawe. Ndakwinginze kugira ngo ufungure amatwi
yawe. Mwuka wera ndakwinginze kugira ngo umuntu urumvira ijambo umwinjiremo umusobanurire, kuko ari we musobanuzi mwiza. Jyewe nshobora gusoma nkasobanura bikeya, ariko nujya muri Bibiliya yawe ugasoma, ndakwifuriza Mwuka wera agusobanurire. Niwumvira ijambo ugaterera amaraso yawe uzayabaza, ngo amaraso yawe uzabaza. Ariko iyo yumvira inkuru aba yarakijije ubugingo bwe. Umvira ijambo ry'Imana, umvira Mwuka wera uri mu mutima wawe uri kumvira ijambo. Wowe twicaranye, irebeho, injira muri wowe ni wowe, injira mu nzu yawe, mu nzu mu mutima wawe, urebe mbese byose bimeze neza, nta shyari ririmo, nta burozi burimo, nta kwicana kuzuyemo, nta busambanyi burimo, nta kwifuza, nta businzi. Haleluya! Injira mu nzu yawe, muri wowe nta bubeshyi bukuzuye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bazabona ishyano, kandi ngo barabikora bikabihurira, kuko izi ko uyu munsi urahari wo kwica ubugingo, kuburimbura no kubutanga. Kristo azaza kandi ari bugufi. Reka twikomereze kuri 6. Ngo ariko umurinzi nabona inkota ije ntavuze impanda, rubanda ntiruburirwe. Inkota niza ikagira umuntu irimbura, wo muri bo azaba arimburiwe mu bibi bye, ariko amaraso uzayabaza uwo murinzi. Bantu b'Imana, nshuti zanjye bavuga butumwa, hari amagambo menshi ari muri Bibiliya murimo kugenda mucaho mutayavuga. Ngo inkota y'Imana ngo igihe izaba ije, ngo ikagira umuntu yica wo muri mwe, wo muri twe, uwo murinzi azabazwa amaraso ye. Haleluya! Turi kumwe, turi kugenda. Ijambo ry'Imana hano ribivuze neza, ngo uwo murinzi nazumva. Reka mbisubiremo, ngo ariko umurinzi nabona inkota ije ntavuze impanda. Ngo ariko ngo uwo murinzi nabona inkota ije ntavuze impanda. Wamuvuga butumwa, wa mukozi w'Imana, wowe urimo kureba ijambo ry'Imana ryakabaye riburira abantu bakava mu byaha ukaricaho, ugatangira kubabwira imigisha, ukababwira amamodoka, ukabizeza ibitangaza byo muri iyi si bizashirana nayo. Umva ukuntu ijambo ry'Imana rikubwiye ngo rubanda ntiruburirwe, inkota niza ikagira umuntu irimbura wo muri bo, azaba arimbuwe mu bibi. Inkota niza ikagira uwo irimbura wo muri bo, wo muri twe, wo muri mwebwe, ngo azaba arimbuwe n'ibibi bye. Kandi nawe waracecetse utaramubwiye. Reka dukurikize. Ngo azaba arimbuwe n'ibibi bye, ngo ariko amaraso ye nzayabaza uwo murinzi. Haleluya! Ngo amaraso y'uwo muntu, ngo inkota izaba irimbuye wo muri we, wo muri bo, wo muri twe, wo muri mwebwe, nzayabaza uwo murinzi. Mwicare muzi ko hari ibintu muzabazwa, ubwoko bw'Imana, bavuga butumwa, hari ibintu muzabazwa, hari ibyo mwumvishe byari kurengera abantu bagakizwa, abantu bakava mu byaha, mwarabyirengagije. Ngo nzayabaza amaraso y'abo ngabo batigeze bumva ijambo ry'Imana ribaburira, ngo nzayabaza mwebwe. Tuzayabazwa ko dufite Bibiliya yera, Bibiliya y'Imana, irimo ijambo ry'Imana ryahumetsweho n'umwuka w'Imana. Dufite amagambo tunyuraho twakabaye tubwira abantu, kugira ngo abantu bamenye
ijambo ry'Imana, bamenye Imana, bajye mu nzira ya nyayo, bave mu nzira mbi, ariko tutajya tuba. Haleluya. Ngo tuzayabazwa, uzayabazwa. Reka twikomereze kuri 7. Njyewe naje ahangaha kugira ngo mwisomere ijambo ry'Imana, noneho nawe aba ariho ukomeza usoma. Kandi si uyu munsi tuzakomeza dusoma, ariko ndakwifuriza gusomana ubwenge no gusobanukirwa. Imana iguhe umugisha. Reka twikomereze kuri 7. Ngo nuko rero mwana w'umuntu nagushyiriye, nuko rero mwana w'umuntu nagushyiriyeho kuba umurinzi w'umuryango wa Isiraheli. Nuko wumve ijambo riva ku kanwa kanjye, abanyihanangirize. Ngo nuko rero mwana w'umuntu nagushyiriyeho kuba umurinzi w'umuryango wa Isiraheli. Nuko wumve ijambo riva ku kanwa kanjye, ubanyihanangirize. Haleluya. Ngo mwana w'umuntu, ngo nuko rero mwana w'umuntu nagushyiriyeho kuba umurinzi w'umuryango wa Isiraheli. Aka kanya umuryango Isiraheli ibwirwa ntabwo ari yayindi ya kera. Aka kanya Isiraheli, banyarwanda, banyarwandakazi, banyamahanga impande zose z'isi, ijambo riravuze ngo nagushyiriyeho kuba umurinzi. Ngo nagushyiriyeho kuba umurinzi. Oh, haleluya. Ngo kuba umurinzi w'umuryango wa Isiraheli. Ngo nuko wumve ijambo riva ku kanwa kanjye, ubanyihanangirize. Aka kanya ndakubwira nanjye nibwira. Ijambo ry'Imana riravuze ngo ubanyihanangirize. Ndanjye ndakubwiye nkwinginga, nkwihanangiriza. Umva ijambo ry'Imana, wumvire Mwuka Wera. Va mu byaha utazarimbuka. Inkota y'Imana iraje, inkota y'Uwiteka iraje, kandi impanda irimo iravuzwa. Ndavuze impanda, inkota y'Uwiteka iraje. Hunga urupfu, hunga inkota itazakurya. Va mu byaha, umvira umwami Yesu. Yaje kugupfira, ajya ku musaraba, arabambwa, aramanikwa, arapfa. Yari yambaye umubiri. Yesu yaciye mu rupfu. Oh, haleluya. Ariko yadutsindiye urupfu, arazuka. Niyo mpamvu natwe tutazaheranwa n'urupfu, ahubwo nyuma y'urupfu hazabaho urupfu rw'ubugingo. Niyo mpamvu natangiye mbabwira ngo ufite kubaho no gupfa mu biganza byawe. Nshuti yanjye, nshuti ya Yesu, ubwoko bw'Imana. Aka kanya navuga ati nicaye mu mwanya w'umurinzi, ndimo ndakwihanangiriza kandi ndakuburira, ndakwifuriza Mwuka Wera kukwigisha. Aka kanya iri jambo ntuzavuga ngo ntiwaribwira, ngo ntabwo wigeze urimenya. Amaraso yawe ntabwo nzayabaza, niko ijambo ry'Imana ryavuze. Nimbimenya nkaceceka simbikubwira, amaraso yawe nzayabaza. Uzapfa urimbuka uzize ibyaha byawe, ariko amaraso yawe nzayabaza. None rero sinzayabaza kuko nabivuze, navugije impano. Hunga inkota y'Uwiteka iraje. Reka dusome ku murongo wa 8. Nimbwira umunyabyaha nti wa munyabyaha we, upfa ko uzapfa, maze nawe ntagire icyo avuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye, uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko amaraso ye ni wowe nzayabaza. Ubwoko bw'Imana tubisubisana. Nimuburira abantu, ese bisaba iki? Ese ishyari mufite ni iry'iki? Umutima mubi mufite ni uw'iki? Uramugirira ishyari umunyabyaha, umusanze ari mu byaha, ari mu nzira mbi, nawe uri kubireba. Unyuzeho uricecekeye ngo azarimbuka, ngo azapfa azize ibyaha, ngo ariko nawe amaraso ye ni wowe uzayabaza. Haleluya. Ijambo ry'Imana ribivuze neza ngo
kamasubiremo nimbwira umunyabyaha nti wa munyabyaha we no gupfa ko uzapfa ngo Imana nibwira umunyabyaha ngo wa munyabyaha no gupfa uzapfa haleluya ngo maze nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye ise ukora iki urimo uraburira abanyabyaha ngo bave mu byaha urimo urabigisha ukuntu bava mu byaha urayobora abantu ku nzira y'Imana mu nzira ijya mu ijuru cyangwa urimo urabwira abantu ati ubutunzi akira cyangwa urimo urabwira abantu ngo akira kubaho neza ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo n'ubu ufite Kristo n'ibindi byose ubwo n'urugero rwiza kandi nanjye ndwiheraho ndwitangiraho kuko nanjye ibyo ngibyo mbabwira nabiciye ubu aka kanya mfite Kristo mfite byose Imana ihabwa icyubahiro reka tubwire abantu kumenya Kristo tubwire abantu kuva mu byaha tubwire abantu kweza ubugingo bwabo ibindi byose bazabyongerera ko nuzaba ufite Kristo ntabwo uzaba nabi ntabwo azabyemera nubwo yatinda kugusubiza nubwo aka kanya atahitaza nubwo atahita guha ibyo ushaka ariko aba yabyumvishije kandi wibuke kuko Imana ireba mu nda y'imitima yawe ntabwo ireba ibindi bituruka oya Imana ireba mu nda y'imitima yawe kandi Imana ireba ukuntu ubanye nayo ubunini bw'Imana yawe nibwo buzagukorera ibyo ukeneye reka tubwire abantu Imana tuzi Imana twabonye ngewe mbwira abantu Imana nzi Imana mbabwira aka kanya nakubwira ngo si Imana ya Isiraheli si ya Mishaki Saduraka na Abedenego si ya Daniyeli mu rwobo rw'intare ni urugero rwiza tubigiraho kuko Imana yabagiriye neza kandi ni byiza Imana ishimwe ibishimwe aka kanya mbwira abantu Imana nabo Imana yanguye mu byaha Imana yakijije ubugingo bwanjye Imana yankuye Sodoma na Gomora Babiloni Imana yangiriye neza ikampa agakiza kayo ku buntu nkaba ndi mu byaha kandi nishima kwicara nkavuga ngo urera Mana aka kanya nabaga nasinze cyangwa ndi no mu bindi byaha byose bisa nabi ndi mu mwanda Imana ikankuramo ikanyicaza n'ibikomangoma ikanshyira ku ntebe yayo ikantoranya ikavuga ngo genda uvuze impanda ngo genda urangurure hose iyo Mana ndayishima iyo Mana ndayizi narayibonye naritwa irangiza nayikoze yarangaburiye nshonje yampaye igicumbi cyo kubamo ntacyo nari mfite Imana yambereye byose Imana yampaye inshuti z'umugisha Imana yampaye agakiza kayo ku buntu Imana yampaye umunwa wo kuyivugira oh haleluya ndagushimye Mana reka nkubwire vuga ubunini bw'Imana yawe vuga Imana yawe vuga Imana yawe rangurura hose vuza impanda bwira abasambanyi babivemo bwira abasinzi bwira abicanyi bwira ababeshyi rangurura 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 vuza impanda mwami Imana ndakwinginze reka mwuka wera akomeza ndavuza impanda ijambo ry'Imana dushorejeho n'iringiri rya 8 ni ukuri ryavuze ngo uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye ariko amaraso ni wowe uzayamuha ndakwifuriza kugira ngo wumvire ijambo ry'Imana kuko amaraso yawe ntayo nzabazwa narangije kukubwira igenzure icekinge ntabwo ukeneye umuntu uza kugucekinga muri bo kereka mwuka wera nakugirira impuhwe akagutumaho abahanuzi ariko wowe ubwawe nawe wicekinga umuntu akora icyaha abizi neza kandi abishaka igihe yitandukanya n'Imana icekinge muri wowe nurangiza usabe mwuka wera kuyobora no kukwigisha upfukame mu cyumba cy'inzu yawe usabe imbabazi Imana utangire ku bicumuro uzi ubwire Imana intege zawe nkeya aho ziri ubwire Imana ibikurushije imbaraga yo irabishoboye haleluya wemerera Imana ihindure umutima wawe intebe yayo maze umubiri wawe uba urusengero rwayo uhore rusukuye Imana izakugirira neza izagukiza urupfu rw'inkota izagukiza urupfu rw'iteka izagukiza urupfu rwo kurimbuka uru rupfu rwo ruzabaho
ariko ahangaha ijambo ry'Imana ryavuze ngo ni urupfu rw'umunyabyaha. Ndarisubiramo ngo nimbwira umunyabyaha nti wa munyabyaha we gupfa ko uzapfa. Uru turimo kuvuga ni urupfu rw'umunyabyaha. Wakwibaza uti ni uruhu impfu, urupfu rurahari rwa twese. Umukiranutsi azarucamo, Kristo yaruciyemo. Reka mvuge ngo umukiranutsi yaruciyemo, kandi abakiranutsi tuzarucamo. Umuntu wese azapfa, ukijijwe n'udakijijwe. Ariko uru rupfu rwavuzwe ngo ni urupfu rw'umunyabyaha. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo nimbwira umunyabyaha nti wa munyabyaha we gupfa ko uzapfa. Wakwibaza uti ni uruhe rupfu rw'umunyabyaha? Uru ni urupfu ruzica ubugingo bwawe. Ubundi ubugingo bwawe ni wowe, nibwo wowe. Uyu mubiri uzaba waramaze gupfa, uzasigara ahantu mw'isi, ariko ubugingo bwawe ahantu buzaba buri nibwo buzahura n'ubwo rupfu, kuko ubwo bugingo bwagize ibyago, bwatomeye. Gutomera ni ukuvuga ngo bwaguye, bwagonze umunyabyaha, aba ari we bubamo. Ubwo rupfu rero ni urupfu ruzagira ubugingo bwawe, ubugingo bw'umunyabyaha. Haleluya, turi kumvikana? Ubwo ni rwo rupfu rw'umunyabyaha, ni rwo rupfu ruri aha ngaha muri Bibiliya. Ngo nimbwira umunyabyaha ngo nimbwira umunyabyaha nti wa munyabyaha we gupfa uhite wumva ko ari urwo rupfu. Ntabwo ari urunguru twese tuzajya, ahubwo ni urupfu rw'iteka, umuriro ukongoka. ngo no gupfuza ngo maze nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyabyaha. Nk'abantu reka tuburire abanyabyaha. Ngo umuririmbyi yaririmbye ikorasi nziza ngo baragowe abanyabyaha banze kubireka, bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Nkuru uyobowe n'Umwuka Wera, umuntu wahimbye iyo korasi. Nanjye ubwanjye narahinze mpimba indirimbo, nari nyobowe na Mwuka Wera ngo bene data mwumve, isi irarenga kandi uko irarenga niko ica amarenga, bamenya amarenga barimo guhunga. Nta bundi guhunga, ni muri Kristo. Nimuhunge, muhunge umujinya w'Imana, muhunge inkota, muhunge inkota itazabara. Ndababurira hano ijambo ryavuze ngo maze nawe ntugire icyo uvuga cyo kuburira umunyabyaha ngo ave mu nzira ye. Ngo uwo munyabyaha azapfa azize ibyaha bye, ariko amaraso ye ni wowe nzayabona. Imana izambaza amaraso yawe. Wowe wagira umugisha wo kumva iri jambo ry'Imana wibuke ko Yesu azajyana abakijijwe neza, abihannye ibyaha nibo Yesu azatwara. Mvuga mwami siko kujya mu ijuru, ndakubwira nanjye nibwira, reka dukizwe neza kuko Yesu azajyana abakijijwe neza. Umwami wacu azajyana abakijijwe neza, Kristo azajyana abakijijwe neza. Abihannye ibyaha nibo bazajyana n'umwami wacu Yesu, nibo batazahura n'urupfu rw'umunyabyaha, nibo batazahura n'urupfu rwo kurimbura ubugingo. Haleluya. Reka dusoze ijambo ry'Imana dusenga. Imana ibaho umugisha kuko mwemeye ko tugafatanya aka kanya ko kumva ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana tunasoza, amasaha aradufashe. Ijambo ry'Imana ryo ni rirerire kandi tuzarikomeza umunsi ku munsi. Tuzakomerezaho aho twari tugejeje, dukomeze tuvuze Imana, tubwire abantu ubwiza bw'Imana, tubwire abantu ubugingo, dukumbuze abantu igihugu cyo mu ijuru. Reka dusenge Imana maze dusoze. Uwiteka Mana igira neza, Imana ishobora byose, Uwera wacu, ndagushimye aka kanya Mwami wabanye nawe. Data mwiza wo mu ijuru, dusomye ijambo ryawe, wumvishamo kuburira no kuburira. Nyaguhora ku ngoma twumvishemo inkota, twumvishe ukuntu urupfu rw'umunyabyaha ruteye ubwoba kandi rubabaje, ari urupfu rurimbura ubugingo. Data mwiza
data Imana ishobora byose, ndakwinginze kugira ngo umuntu wese wumvishe iri jambo urigire nk'inkota ityaye mu mutima we Mwana. Reka rinyuranyurane mu matwi ye buri kanya, data mwiza wo mu ijuru. Reka nyaguhora ku ngoma Imana rimucekire, ribe urufunguzo rufungura umutima we, maze Mwami Imana mu nzu ye mu mutima we abasha kumenya aho atagenda neza Mwami, kugira ngo uzahura n'urupfu rw'umunyabyaha, urupfu rw'iteka. Nyaguhora ku ngoma ndagushimye kubw'imbaraga umpaye, kubw'ijambo ryawe Mwuka Wera uhabwa icyubahiro. Ndagushimye, wabanye nanjye, wanyoboye, kandi data ijambo wakizemo niryo mvuze ntacyo ngeyeho. Ubwami bwawe buhabwa icyubahiro. Reka nyaguhora ku ngoma abarabyumva bari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu, impande enye z'isi Mwami, abarwayi ribakoremo, ab'imitima yinangiye banze kwihana ribashegeshe, ribafungura imitima yabo, bakumvire, bace bugufi imbere yawe. Reka Mwami Imana buri muntu wese urumvira ijambo rimubera impanda irangurura cyane mu matwi, maze abantu bahinduke Mwami. Kandi data Mwami, abazahinduka bahinduwe n'iri jambo ndabigushimiye kuko ubikoze, ndabizi kuko bari buhinduke, kuko ni ijambo riherekezwa n'umwuka wawe wera. Nyaguhora ku ngoma ni ijambo abantu bakeneye, kuko turi mu minsi ya nyuma, turi mu gihe inkota ije kurya abantu, kwica abantu. Ariko data ndagushimye kuko ari wowe utanga imbaraga zo kubuza Imana. Ndagushimye rero kuko wakomeje muri wowe. Ndagushimye kuko wampaye imbaraga n'ubushobozi bwo kubuza Imana nkabwira abantu. Data mwiza, reka n'ababyumva nabo kandi baburirwe data, bacunge izamu ryabo kugira ngo batazicwa n'iriya nkota, kugira ngo batazahura na rupfu rw'umunyabyaha. Simvuga byinshi, ahubwo wivugire nk'Imana. Buri umwe wese Mwami agendane no gushaka kwawe. Urakoze kuko uri Imana yumva gusenga, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa nk'Imana. Ushobora byose, aho wantumye ndahazi, kandi ukuboko wamfatishije uracyagufite, ikiganza cyawe kiracyakora Jehova. Reka Mwami nabo bafate mpiri bariya bariyo data, bafate mpiri bagarure, bazane mu murongo wawe Mwami, kugira ngo batazahura n'umunyabyaha. Urakoze Mwami, natwe byinshi kandi ubikora, ariko Mwami bike biyobowe nawe ni byiza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Reka buri umwe wese umugirire neza.